Niba warigeze kuvuga uti ano mavuta ntabwo akora nyuma y'igihe gitoya utangiye gukoresha ayo mavuta, iyi video iraza guhindura uko wafataga skin care kuko abenshi bakunda guhagarika amavuta, ayo mavuta aribwo yari agiye gutangira gukora. Turaza kureba igihe cya nyacyo skin care product zifata kugira ngo ziguhe umusaruro, impamvu benshi bakunda guhita bahagarika amavuta aribwo yari atangiye kubakorera, igihe cya nyacyo ukwiye kuyahindura, icyo wakora kugira ngo amavuta aguhe umusaruro, uburyo ki wamenya amavuta yawe niba yatangiye gukora cyangwa atari gukora. One thing that completely changed my skin and my confidence, sunscreen. For the longest time, I skipped it thinking it was optional. But once I made it a daily habit, my skin started looking healthier, brighter, and more even. Ni ukubera iki skin care product itahita iguha umusaruro ako kanya? Ubundi ikintu ugomba kumenya, kwisiga amavuta ntabwo ari nko gusiga amarangi ngo urukuta urarusize ako kanya ukahita ubona rurasa neza. Hoya, skin care yo ntabwo ari gutyo, ifata igihe. Kugira ngo ubone umusaruro hari ibyo usabwa, hari n'igihe cya nyacyo ukwiye gutegereza kugira ngo skin care product zawe ubone ziri kuguha umusaruro. Skin care ntabwo ikora mu ijoro rimwe, kubera ko uruhu rwacu rwiyuburura mu minsi 28 cyangwa 40, hari n'abo birenze icyo gihe bitewe n'uburyo babayemo cyangwa n'uburyo biyitaho. Abana bo uruhu rwabo rwiyuburura mu minsi 7, niyo mpamvu uzabona hari ukuntu abana agira igisebe, icyo gisebe mu minsi 7 ukabona cyakize, ntunabone n'inkovu. Naho ku bantu bakuru n'inkovu tugenda tugira nazo zigenda zitandukana. Uruhu rwacu rwo hejuru rugira dead skin cells, rugira agahu kaba hejuru gatuma amavuta adapfa kwinjira mu ruhu. Ako gahu iyo utari wagakuraho na cells kugira ngo zireme, kugira ngo uruhu rwacu rwiyuburure nabyo bifata igihe kinini. Uko tugenda dukura ni nako iyo process yo kugira ngo uruhu rwiyuburure igenda ifata igihe. Nanone uburyo uruhu rwawe rwangiritse nabyo bishobora kugena igihe amavuta yawe azaguha umusaruro. Uburyo ki wirinda stress, niba uri umuntu wa stress nyinshi, uba ufite umusemburo mwinshi wa cortisol, nabyo bishobora gutuma umusaruro uba muke. Iyo wisize ntabwo ako kanya uhita ubona umusaruro. Niyo mpamvu iyo uhagaritse amavuta, iyo process yo kugira ngo wongere ubone umusaruro ni nkaho ibitangiye. Reka noneho turebe igihe cya nyacyo zimwe muri skin care product zifata kugira ngo ziguhe umusaruro. Cleanser iguha umusaruro ako kanya kuko urakaraba ukahita ubona imyanda ivuyeho, amavuta akava ku ruhu rwawe, ibyuya wirirwanye bikavaho, ayo sunscreen n'ama makeup wirirwanye nabyo bikava ku ruhu rwawe. Ariko cleanser kugira ngo iguhe umusaruro w'igihe kirekire, urugero nko kukurinda ibiheri, bigusaba ngo uhozeho. Hydration, kuba uruhu rwawe rwakongera amazi, kugira ngo ubone hydration ku ruhu rwawe bishobora gufata umunsi cyangwa igihe gitoya, ariko nabwo kugira ngo ubone ya glow amavuta atanga hydration atanga bisaba ngo uhozeho. Ku biheri, niba urwaye ibiheri ugatangira gukoresha product zivura ibiheri, iminsi ya mbere ushobora kubona nta musaruro uri kubona, ariko ku byumweru 6 n'8 nibwo utangira kubona ibiheri byawe biri kugenda bivaho. Amabara nabyo bifata igihe kinini, hari amabara ashobora kuvaho mu byumweru 8 cyangwa 16, hari n'ayo ashobora guprolonga bitewe n'igihe runaka wari uyamaranye. Niyo mpamvu ari byiza niba ufite amabara ku ruhu rwawe, ni byiza kuyakuraho mbere y'igihe atari yagera kure cyane. N'uruhu rwangiritse, barrier kuba yarangiritse kugira ngo usa n'uruhu rwangiritse nabyo bifata igihe bitewe n'igihe runaka uwo muntu amaranye icyo kibazo. Ibintu byo kukubwira ngo skin care product urazikoresha aka kanya ukahita ubona umusaruro, ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari gutyo uruhu rwacu rukora. Niba ukunda skin care ni ngombwa cyane kumenya kwihangana, ukamenya guhozaho ibyo bakubwiye wirinde ukabyirinda. Naho bitabaye ibyo watakaza amafaranga kandi umusaruro ntunawubone. Exfoliation nk'ama AHAs n'ama BHAs zihutisha uruhu rwacu gukora ama cells vuba bigatuma uruhu rwawe rwiyuburura ukabona ruranaryoshye, ariko nabyo kugira ngo ubone umusaruro wabyo gufata ya minsi 28 dutegereza kugira ngo uruhu rwacu rwiyuburure. Aho kugira ngo bigukurireho ama pores yazibye bishobora kugufata ibyumweru 8 n'ibyumweru 12.
Ni byiza cyane gukora exfoliation kugira ngo uruhu rwawe rukureho za dead skin cells na ya mavuta yawe abonereho yinjire mu ruhu aguha umusaruro wifuza. Niba ushaka uruhu rwiza kora exfoliation. Niba ushaka gukira ibiheri kora exfoliation. Vitamin C nayo ifasha uruhu rwacu kurukuraho ama dark spot, ikanafasha mu gukora collagen. Ikindi vitamin C ikora ni ukurinda uruhu rwacu kuba rwakwangiza n'ama free radicals. Nayo kugira ngo ubone umusaruro, kugira ngo utange ubone glow vitamin C itanga, bishobora kugufata ibyumweru 8 kugera ku byumweru 12. Retinoids nazo zifasha uruhu kwiyuburura vuba. Ikindi zifasha ni gukuraho iminkanyari, aho zifasha uruhu gukora collagen bigatuma na ya minkanyari igenda ivaho. Gusa ikintu ugomba kumenya nuko retinoid kugira ngo zigukureho ibiheri bishobora gufata ibyumweru 6 kugera ku byumweru 12. Naho kugira ngo igukureho iminkanyari bishobora kugufata amezi 6 cyangwa umwaka bitewe n'aho iminkanyari yawe yari igeze. Kandi ikindi ugomba kumenya nuko iyo ugitangira retinoid ushobora kugira pugging, uruhu rwawe rukabanza rukazana ama irritation ashobora gufata ibyumweru 4 kugera kuri 6. Niacinamide nayo ifasha kuringaniza amavuta uruhu rwacu rukora, ifasha kugenda igabanya ama dark spot gake gake, none ifasha mu gusana uruhu. Gusa nayo ibyumweru 12 nibwo iguhereza wa musaruro wifuza. Urumva ko consistency ni ngombwa. Ku kijyanye n'ama dark spot zo kugira ngo zikureho bifata igihe kinini, kubera ko natwe abirabura za melanine ziba deep, zibamwe imbere cyane muri dermis. Niyo mpamvu kugira ngo uzabone zageze hano ku ruhu bifata igihe kinini. Niba ufite ikibazo cy'ama dark spot cyangwa hyperpigmentation ni ukwihangana, byibura ushobora no kugeza mu mezi 6 ukiri gutreatinga ama dark spot atari yavaho. Naho niba uri wa muntu ujya kubona ukabona barakubwiye ngo ibi nibi bikura ama dark spot ukahita wirukanka, ushobora kuzangiza uruhu rwawe mu buryo utazi. Kubera iki rizati, kubera iki kugira ngo tubone uruhu rwacu rusa neza bifata igihe kinini? Akenshi rizati ziza ku ruhu rwacu twebwe nituzibone, kubera ko urugero nk'ibiheri kugira ngo biveho ntabwo uzabona byose bise biviraho rimwe, ahubwo uzagenda ubona biri kugenda bigabanuka. Indi mpamvu ituma abantu babona umusaruro batari kuwubona ni uko bakunda rizati zihuse. Ugasanga ni umuntu ukunda rizati zihuse, yabona amavuta amaze igikombe cya mbere cya kabiri akabona umusaruro yifuza atari kuwubona, ubwo ahita yasiyuminga ko uwo musaruro yifuza ayo mavuta atari kuyamuha, kandi ntabwo ari byo. Nanone ikindi gituma tubona uruhu rwacu tutari gutanga umusaruro, rimwe na rimwe utangiye amavuta meza hari igihe uzana irritation, ukagenda utegereza ko irritation zigabanuka, nabyo bishobora gutuma ubona amavuta yarakwanze. Abantu benshi baba bashaka uruhu ruri perfect, rudafite inenge n'imwe. Urwo ruhu ntabwo rukunda kubaho. Ikintu kizakubwira ko uruhu rwari rwiza nuko ruzaba rudakunda kurwaragurika, utarwara ibiheri, rutakurya, rutaba sensitive. Mbese ubuzima bwiza bw'uruhu rwawe nibyo ukwiye kwitaho aho kwita ku ruhu ruri perfect. Niba ushaka uruhu rwiza, consistency ni ngombwa. Consistency iruta kure kurundarunda product, iruta kure gukoresha product nyinshi. Gukoresha uduproduct tworoheje ukadukoresha ugahozaho biruta kure kuba wakoresha yama actives menshi, kuba warundarunda product ariko ukazikoresha uyu munsi ejo ukazireka. Uruhu rwawe kugira ngo ubone ruri kuguha umusaruro bizasaba ko urinda uruhu rwawe ama inflammation, ikintu cyose cyarubabaza, urugero ama scrub, y'amasabune y'ama bar soap akaze cyane afite pH iri hejuru, ururinde kuba rwatwikwa n'izuba. Kandi ikindi ukubaka skin care routine y'igihe kirekire, ukareka ibintu byo gukoresha product igihe iki n'iki ubundi ukazireka. Oya, ubaka routine y'igihe kirekire, kubera ko product zikaze zakoreshejwe igihe gitoya zishobora kuguha umusaruro n'ubundi by'igihe gitoya, ukongera ugatangira uruhu rwawe rugatangira bushyashya, mbese rukirisetinga. Ni gute ushobora kugenzura niba amavuta arimo araguha umusaruro? Aho kugira ngo ujye wirirwa muri miruwari, fata udufoto buri kwezi. Ufata agafoto mu kwezi, wenda tuvuge turi mu kwa kabiri, ufata agafoto mu kwa gatatu, ufata agafoto mu kwa kane, ufata agafoto. Ugende ureba ukuntu uruhu rwawe rwimprovinga. Naho kwirirwa wireba muri miruwari buri munsi ntabwo ari byo bizaguha uruhu rwiza, ahubwo bizatuma ugira dute,
ugira gushidikanya binatuma uhindagura amavuta. Ikindi cyagufasha ni ugukoresha urumuri ariko ntukoreshe urumuri rwinshi, kuko nka gutya ndi gukoresha itara ushobora kubona uruhu rwanjye ari rwiza nawe ukarwifuza, kandi wenda ari iri tara rituma uruhu rwanjye ruryoha. Mu gihe uri gufata amafoto koresha urumuri rukeya, kuko iyo ukoresheje urumuri rwinshi ushobora kwibeshya ukagira ngo uri kubona umusaruro kandi umusaruro ari nawe. Ifokasinga kuri trends, ku mavuta bari kukwereka ngo agezweho. Ntabwo intego yawe ari ukugura amavuta yose agezweho. Intego yawe ni ukubaka rutine nziza izagukorera by'igihe kirekire. Ni gute rero wamenya ko skincare product ziri gukora? Ikizabikubwira ni uko ibiheri byawe bizagenda bigabanuka, irritation zigabanuke, niba ari ama dark spot ubone ari kugenda aho kugira ngo abe umukara cyane ahubwo ari kugenda yeruruka, ubone texture uruhu rwawe rutangiye kugaragaza impinduka. Ntabwo ari scam, skincare irakora pe. Skincare ikora ku muntu uzi ibintu ari gukora ibyo ari byo. Ubutaha tuzareba uburyo wakubaka skincare routine ijyanye na skin type yawe, ikaba ari skincare routine nziza iguha n'umusaruro wifuza.